neza mumeze mute twebwe tumeze neza turashima Imana twagarutse mwari mudukumbuye turabizi umukunzi wacu ariko natwe shaka twakumbuye cyane urumuzi rwari rugiye kutwica turabakunda cyane ntabwo nabona kubanza gushimira abantu mwese mwakoze subscribe munatureba mudukurikirana ibintu byose dushyizeho niyo hari ibintu byagucitse utugenda ukajya kuri channel winjiye muri Fisi na Carine hanyuma ukadukurikirana n'ibintu byagucitse hanyuma rero mbere na mbere tukatubanze dushimira Imana kubera ko niyo tugejeje aka kanya duhumeka umwuka w'abazima. Hari ibintu byinshi twaciyemo bigoye bibabaje kandi namwe mudukurikirana hari ibyo mwanyuzemo bibagoye, hari abahombye, hari abungutse, hari abarwaye, hari abakize, ariko nyine muri ibyo byose turashimira Imana ko byadusize turi amahoro. Hari abahura nabyo mu byibuke bikabahitana cyangwa bigatuma baba depressed cyangwa bakagira trauma y'ibintu bigoye baciyemo. So rero kuba twe turi bazima namwe muri bazima ni ubuntu bw'Imana, reka dushimire Imana hanyuma ibindi turabivuga nyuma yo kubanza gushimira Imana. Data twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, uri Imana ihambaye, uri Imana ifite byose mu kuboko kwawe. Tugushimiye urukundo rwawe, umugambi wawe mwiza utugirira ku manywa na nijoro. Hari byinshi wadutambukije, hari intambara nyinshi waturwaniye twebwe tutari kwishoboza, ariko watanze ingabo nyinshi ziza kuduhagararaho, ziza kuturwanirira icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagusabye kugira ngo bane natwe muri iki kiganiro Mana udufashe abadukurikirana nabo bagire byinshi bungukiramo kandi ukomeze kuduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amena. Hanyuma noneho ubu ngubu twagarutse, abantu batubonye bwa mbere namwe turabishimiye, ikaze ku muryango. Tumaze kuba benshi cyane, abantu bagera muri 800, ngira ngo nyine mushyiremo n'agatege. Wowe ukireba ino video tukanda kuri subscribe ukanda kugira ngo udushyigikire. Imana iguhe umugisha wowe ugiye kubikora, turagushimiye. Hanyuma nawe mwabikoze mukanda like, mukande share, mushyire kuri stati dushyiraho utuntu twa TikTok, tundi dusetsa abantu. So ariko natwe dukizaho byatunezeza kandi tugusaba uyu mugisha wagiye kubikora. Hanyuma uwo tubonye bwa mbere ni kuri Fisi na Carine, nubwo ni jyenyine ariko ni channel yanjye n'umutware wanjye. So hakanda kuri subscribe n'ingenda takanze. Hanyuma rero nkuko dusanzwe tubikora, tugiye kwaza dusoma ijambo ry'Imana hanyuma mbabwire n'ahantu twari twaragiye. Ntabwo tuberuka gukora vuba aha ngaha, turanazana na Sheri amaze iminsi ari mu tuntu twinshi, ariko turazana vuba. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino, igice ni cya 10 umurongo ni wa 17. Nimba ufite Bibiliya ariko nk'umuntu ufite telefone, harimo whatsapp, harimo YouTube, harimo TikTok, harimo Facebook, harimo n'izindi mbuga, byaba byiza kurutaho nyine ukanatunga Bibiliya n'ijambo ry'Imana, kubera yuko uyu mubiri cyangwa iyi housing dufite dukomera tubaho kubera ko twariye. Nyine umubiri wacu kugira ngo umuntu akure, iyo utarya ntukura, utariye wapfa, utariye nyine nta buzima bwiza ugira. Rero ni nako umuntu w'imbere cyangwa icyo twita roho, ndaza no kubasobanurira abantu batabisobanukiwe, niko nako bimeze. Nimba tuzi neza yuko twese tuzapfa uko bizagenda kose, nubwo tuba turi gushima Imana itwongera undi munsi wo kubaho, ariko hari n'igihe ubuzima buzarangirira. Ubu buzima rero turimo bumeze nka bisi. Iyo umuntu yateze bisi, ndakeka n'abantu bafite imodoka nta muntu ubaha adatega cyangwa yarigeze gutega, hari ahantu bigera imodoka igahagarara abantu bakavamo. Nimba mwateze wenda Kigali Nyabyondo, niho mvuze nyine,
hari abagera mu Gatsata bagasigara, abagera Karunuma mu nzira bagenda basigara. So ni nako rero urugendo turimo bw'ubuzima bwo mu isi bumeze. Rero ngira ngo mubwire musore mwiza, umukobwa mwiza w'Imana, umugabo mwiza w'Imana, umumama mwiza w'Imana, uru rugendo turimo, ubwo buzima nawe urimo, uri kundeba uri mu kazi, ushobora kuba uri muri biro, ushobora kuba uri guhinga, ushobora kuba uri ku meza, ahantu hose uri hatandukanye. Ndagira ngo rero mubwire ngo ongera wibuke, nongeye kubibutsa ko ubwo buzima urimo ko kandi bufite iherezo. Ntirengagije ko hari n'abankurikirana bari no mu byaha. Ndagira ngo rero ubwo buzima nabwo urimo wibuke nanone ko buzarangira. Niyo mpamvu rero ndimo ndavuga ngo umuntu akwiye kwita ku muntu w'imbere. Rero ntarasoma ijambo ry'Imana kandi ufite ibite bivuga ntarabyibagirwa. Hari abantu badasobanukirwa nyine mu by'ukuri ntitarimo ikoreshwa n'abakristo, ariko hari abantu benshi batayizi batandukanye benshi. Hari abantu bazi ko nyine umuntu w'imbere umuntu w'inyuma, bakumva gutyo bakumva bikarangira, ariko ndagira ngo mite ngiye mbasobanurira za mvugo z'ubu nyine. Reka mbatemo umuntu w'imbere karagaciyemo. Umuntu w'imbere ni wa muntu uzabona Imana, kubabyemera ko hari ubundi buzima tuzagira nyuma yo kubaho. Ni wa muntu ugenda iyo umuntu apfuye. Murabizi ko iyo umuntu apfuye dushingura umubiri, ariko mboneraho no gukomeza kwihanganisha abantu babuze ababo muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Turi mu minsi yo kubibuka ku cyunamo, ariko n'ubu turacyari mu minsi 100 gusa. Icyumweru cyo turagisoje, ariko turacyakomeje nkomeza no kubahumuriza mabwira ngo Uwiteka arahari wenyine. Nagira ngo mubwire ngo ntabwo uri wenyine. Yesu arahari, Yesu muri kumwe, Yesu aragukunda, Yesu ni umubyeyi. Yaravuze ngo ni umugabo w'abapfakazi akaba se w'imfubyi. Rero ntiwumve ko ari wenyine. Yesu ni inshuti, Yesu arahari. Hari umuririmbyi yavuze ngo nabonye umukunzi mwiza, yarankunze namuzi, yamfatishije umugozi, arirwo rukundo rwe. Izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose, nje nduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Rero hari umukunzi mwiza, ndi kubwira wowe wabuze abawe, hari umukunzi mwiza ugukunda utamuzi. Aragukunda, akwitayeho, arara nijoro akureberera, abereye kuguhumuriza, kugushyigikira, amaganya yawe yose uyamubwire. Aragarama twarimbaga mu cyuma kabango ngo kavuga gutera ndakibagiwe, kavuga ngo ngo we mutima urira ngwino kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Mama kumva rero ibihe byo mu cyumba utanzaza noneho turi kusirimba, turi kwibutsa ibihe byo gusenga Imana. Numva ko rangira ndimo neza. Rero ndi kuvuga ngo we mutima urira, we wababajwe muri jenoside,
yakorewe abatutsi mu 1994. Komera, humura, we mutima urira, Yesu arakuzi. We kugira ubwoba, Yesu arahari. Mubwire buhoro ibikuriza. Akenshi nyine bakunda no kudushishikariza muri mu biganiro bikorwa muri iki gihugu cyacu, bavuga ngo nimba ufite agahinda wigaceceka, wikagumana, kavuga, kubera ko iyo uvuze uraruhuka. Iyo ufite ibintu bikuremereye ukabona umuntu bibwira uraruhuka. So rero hari abantu bagiye bahemukirwa n'inshuti zabo, akasigara avuga ngo nta muntu wo kwizerwa ubaho, abantu bose kumva ko ari babi. Ariko nagira ngo mubwire ngo Yesu arahari. Yesu ni inshuti nziza, ni umukunzi mwiza. Izo ngoyi zose zikuboshye, Kristo arahari kugira ngo zikubohore, kubera ko ni inshuti yawe nziza. Yesu ntabwo akuvamo nk'uko abantu batuvamo. Yesu ntabwo agusiga nk'uko abantu bagusiga. Umuntu mushobora kuba inshuti uyu munsi ariko ejo bigahinduka, akaguhinduka. So rero Yesu we ntabwo ashobora kukuvamo, ntabwo ashobora kugusiga. Amakuba yawe yose arayumva kandi arahari kugira ngo akugirire neza. Kandi ikindi ntabwo Yesu yakumvira ubusa. Hari indirimbo ya Gahongayire nkunda ivuga ngo mujye mwihagara nkunda kuririmba nubwo ntabizi ariko ndabikunda kandi ni byiza, biraruhura, biba birimo indirimbo ziba zirimo message nziza. Indirimbo iravuga ngo nza kubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ntiwanyumvira ubusa, nza kubwira byose nta na kimwe nsize, wowe ntiwamvamo na rimwe, nta banga risaba hagati yacu. Reka ngarukira aho ngaho. Harimo message ivuga ngo Yesu ntabwo yakumvira ubusa. Abandi bashobora kukumvira ubusa, abandi bashobora kumva bakajya kugutaranga, ariko ngo nta banga rizaba hagati yacu n'umukunzi wacu Kristo, kubera ko ntabwo ajya twumvira ubusa, ntabwo adutaranga, ntabwo adusebya. Umuntu umubwira umuceri akajya kubibwira mugenzi we yongeyeho n'imboga, yajya kubiguha nawe yajya kubivuga kongeraho mayonnaise, undi yajya kubivuga kongeraho ifiriti, n'undi bikajya kugera kwa nyuma yashyizeho n'ikikunywa, kandi mu by'ukuri bavuze umuceri gusa. So rero Imana niyo idashobora kudutererana, Imana niyo idashobora kutuvamo, Imana niyo idushyigikira ku manywa na nijoro, Imana niyo murengezi, Imana niyo mutabazi. Ibi ngibi mba ndimo ndavuga, wowe uri kundeba ndabizi tukurikirwa n'abantu benshi. Ushobora kuba uri mu bintu bikugoye, ushobora kuba uri mu gihe uri kuvuga. Twavuze ubuhamya bwacu, abantu baratuvuze pe, baratuvuga koko. Umva, namwe mugishaka tuvuga mukomerezaho, kubera ko twamaze gusobanukirwa ko hari inshuti. Haleluya! Hari inshuti iruta abandi bose, hari inshuti iruta abandi bantu bose. Hari umubyeyi twabonye, hari undi utajya wumva ku mabwire. Umuntu ashobora kugenda akaguteranya, akavuga ngo uri mubi, akavuga ngo ibiki n'ibiki, akagusebya kugira ngo abantu bakwange, kugira ngo abantu bakuvuge nabi. Ariko hari inshuti nziza. Nari ndi kurima ngo nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi w'urukundo rwe. Hari indirimbo ivuga ngo mbese urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Rusumba izuba, rusumba ukwezi, rusumba amagambo abantu bagusebya, rusumba ibicanege byose, risumba ibintu byose biri hano ku isi. Rero nagira ngo nkubwire ngo wowe komera, wowe tuza umutima. Abantu bakuvuga, abantu bagusebya, wasorwa mu nzu, ibyo ngibyo byose ntibiguce intege. Wowe tuza umutima, wowe umenye ko hari umuntu ugukunda. Imana ishimwe, hari umuntu ugukunda, hari umuntu ugushyigikiye. Nubwo uri kubona hari abantu baguciye intege, hari abantu bagusize, imiryango igisiga umuntu, imiryango igigusiga, ukumva nta byiringiro, ukumva abantu bose bagiye. Umuntu wizeraga nk'inshuti wamubwiraga amabanga yawe akakuvamo. Abantu benshi bahemukirwa n'abantu b'inshuti zabo, kubera ko umuntu utakuzi, umuntu mutavugana se yakora gute?
yagusebya gute ibintu byawe nta byabazi, ariko wa wundi wizeraga, wa wundi wibwiraga ko ari inshuti yawe niwe ugenda akajya kukuvuga nabi, niwe ugenda akajya kugusebya. Ariko ibyo ngibyo bigiye gucumuza, bigiye gukura mu nzira y'Imana. Komeza urugendo wicika intege. Haragaragara ngo komeza urugendo rwawe wicika intege, dore umurinzi wawe aracyahari. Komeza urugendo rwawe wicika intege, dore umurinzi wawe aracyahari. Komeza wowe urugendo ushikame. Nugera muri ibyo bibazo uzajya uhita wibuka ko hari umurengezi, uzajya uhita wibuka ko hari umutabazi, uzajya uhita wibuka ko hari umuntu ugukunda. Ibyo ngibyo bizagukomeza. Ikindi, hari igihe umuntu ugusebye cyangwa uguca intege azabura ijuru, yego natihana, nubwo twamwifuriza guhinduka, kuvuga nta mumaro. Nshuti yanjye, wowe ujya gusebya mugenzi wawe, ntabwo ibyo ngibyo bikugaburira, ibyo ngibyo ntabwo bituma ubyibuha. Gusebya mugenzi wawe ntabwo bituma ukira wari ukennye, gusebya mugenzi wawe ntabwo biguha amahoro, ahubwo birayakwambura bikanagutandukanya n'Imana. Nkuko natangiye mbivuga, ubu buzima turimo tumeze nk'abantu bari muri bisi. Hari umuntu utarenga ku Ruyenzi, hari ugera ku Kamonyi akavamo, undi akaviramo i Muhanga, hari uzaviramo mu Ruhango, hari uzaviramo i Nyanza. Kandi igitandukanye n'ubu buzima bwo twese turi muri bisi, ariko ntabwo tuzaho tuzaviramo. Konvayeri ni rupfu, ni uzajya usohora umuntu akamubwira abantu mwihana duhindu, kuko abo bantu urimo urababaza, abo bantu urimo uravuga, urimo urabakomeretsa. Nubwo turi kubabwira ngo bakomere, bumve ko hari umuntu bakunda, ariko baba bafite igikomere cyawe. So rero wigira umuntu ubera umutwaro, ihane guhereye umunsi. Gusebya umuntu ntabwo bizakugaburira, ntabwo bizakujyana mu ijuru, nta n'ikintu bikungura muri business yawe. Ihangane uhinduke, uvuga abantu neza, nta kintu umuziho uceceke, ntacyo bitwaye. Aho kugira ngo ujye gusebya abantu ngo mu tugambo muri kuvuga abantu ibyo ngibyo nta mumaro, ibyo ngibyo bizashira. Uyu munwa twebwe dufite uzabora, ushire, hasigara amagufa gusa. Rero iki kingi gikiye kuduteranya n'Imana. Mwihangane naje kuvuga ibintu bitaryoheye amatwi cyane, ariko bifite inyungu nziza. Umuhinzi ugiye agahinga, agahera hejuru asiba. Ntabwo abantu bahinze barabizi, ntabwo wateramo imyaka ngo izamere. Bisaba ngo ugere mu mizi, uvanemo inziri zose kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Imana iduhana umugisha. Mvuze ibintu byinshi, ariko reka twunganirane dusome n'ijambo ry'Imana nk'uko nabibabwiye. Dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto. Ariko kantu umuntu udafite Bibiliya muri telefone, ukaba ufitemo TikTok, nabyo ni byiza, ariko shyiramo n'ijambo ry'Imana. Nibura ku munsi ujye usoma ijambo rimwe. Ubu hari abantu babona Bibiliya kuri channel katubati bisi nabireba, ariko uwo ni Satani. Kubera ko nababwiye ngo ndabasobanurira, wa muntu w'imbere ni wa muntu uzabona Imana, ni wa muntu kuvamo ukahita upfa. Bivuze ngo ni umuntu gukurwamo nibwo bugiye, nicyo kintu gifite agaciro imbere y'Imana. Kubera ko nawe wakana ko Imana ibaho, wabayeho guteze, wakuze guteze. Hari umuntu ugize ngo ufate akagura ngakwega akaboko, ni Imana ibikora. Rero nagira ngo mubwire ngo itano ku muntu w'imbere. Sinzi nimba musobanukiwe, noneho guhera uyu munsi nizere ko nta muntu wo kuri Fisi na Carine utazi umuntu w'imbere n'umuntu w'inyuma. Cyane dukunda kubikoresha cyane kubera ko nibyo bifite agaciro muri ubu buzima. Hari housing y'inyuma, ni nayo mpamvu ubana n'umuntu akakwishamo, ukaguhemukira, ukazavuga ngo umuntu yarabimukiye utarabitekerezaga. Nuko twebwe dufite amaso yo kureba inyuma, ariko hari undi muntu w'imbere ukorerwamo ibyo ngibyo byose. Uwo ni w'Imana ishaka ko tweza, uwo ni w'Imana ishaka ko dufata neza, tugakiranuka, tukirinda gusebanya, tukirinda iriya mirimo ya Kamere iri mu Bagalatiya igice cya 5:19 ngo ntugasambane, ntukibe, ntukararikire, ntukaroge, ntugasenge ibishushanyo, ntugakora ibiteye isoni n'ibindi byinshi. Ndabizi neza ko ibyaha twese tutubizi, ariko twihangane. Umuntu w'imbere ni wa wundi uzava muri bisi, ni wa wundi bazashyingura mu mva, ariko wamaze kugenda ugategereza umunsi w'urubanza. Nagira ngo mubwire ngo rero uwo muntu w'imbere niwe tuvuga, niyo system dukunda gukoresha abantu b'abakirisitu
ngo umuntu w'inyuma ngo umuntu w'imbere, ugasanga ntabwo abantu bisobanukiwe. Ni ya roho y'imbere ya yindi utekererezamo kwiba, ya yindi uvuga ngo se nyuraha cyangwa nyuraha, handi habera se uyu muntu umuvuge cyangwa se muvuge, uyu muntu mwibe simwibe, aho hakorerwa ibyo ngibyo niyo muntu w'imbere. Twagire reka dusome ijambo ry'Imana, riraryoshye, ijambo ry'Imana rirafasha, ijambo ry'Imana rirubaka, rirakomeza, rimeze neza. Nawe ndabigukumbuje, n'ibindi biganiro mu birebe, n'ibindi bintu bisetsa biba bikenewe, ariko umenya ngo wa muntu w'imbere nawe yariye. Nigeze kubabwira ngo iyo umuntu atariye muri ubu buzima urabizi ukuntu uzengera. Hari umuntu utarya akazengera neza neza ukabona amagufa yanamye. Hari abantu bagira inzara iteye ubwoba, hari abantu batarya ugasanga umunsi umwe yananutse yenda gushiramo. Rero uko nguko rero umuntu w'inyuma, iyi roho utarya ukumva ufite ikibazo. Umuntu wese usanga teka saa sita, teka nijoro, tunihanganishije abantu batabibonye. Imana ibagirire neza, ibaremere undi munsi, Imana ibibahe bategurira ibyiza byose. Kandi nawe uba ufite umufuka w'umuceri, ujye uharanira ko nibura watanga igikombe kimwe cy'umuceri, ukagira umuntu uremera. Ya mirimo ni kwa kwita kuri wa muntu w'imbere uzabona Imana, kwa gushaka imirimo myiza, kubera ko ubuzima turimo ni ubw'igihe gito. Tuzi igihe twavukiye ariko ntabwo tuzi igihe tuzapfira, ntabwo tuzi igihe tuzagendera. Kandi tugenda ntabwo tuzajyana iyi housing y'inyuma, ahubwo tuzajyana umuntu w'imbere. Namaze kumubasobanurira, reka ndeka gutinda, tugenda dukomeza tuganira. Some ijambo ry'Imana Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 17. Umurongo wa 17 uravuga ngo ahubwo uwirata niyirata Uwiteka. Umurongo wa 18 uravuga ngo kuko uwiyogeza atari ushimwa, keretse umwami wacu yogeza ni ushimwa. Imana idahana umugisha. Uvuga ngo amen. Dusoma ijambo rivuga ngo ahubwo uwirata niyirate Uwiteka, kuko uwiyogeza atari ushimwa, keretse umwami wacu yogeza niwe ushimwa. Amen. Ijambo ry'Imana riraryoha, ni umutsima utera imbaraga. None ikintu gitunga wa muntu w'imbere ni iki? Ni ijambo ry'Imana. Nibyo biryo bitunga wa muntu w'imbere. Nimba umara icyumweru utarasoma ijambo ry'Imana, utaranaryumva, menya ngo umuntu w'imbere yarasezengeye. Uko unanuka nawe yarananutse, uko umuntu utari yapfa wasanga yaranapfuye. Ni bamwe Bibiliya ivuga ngo bagenda bahagaze nyamara barapfuye bahagaze. Rero wipfa mu izina rya Yesu. Nta bantu dushaka bapfa badukurikirana. Reka twese duharanire guhora umuntu wacu w'imbere akura byibuha, kugira ngo tuzabane n'Imana mu ijuru. Dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, rivuga ngo igice cya 10 umurongo wa 17, rivuga ngo uwirata niyirata Uwiteka. Ubwo ndagira ngo mite mpuza, ngiye kuvugaho abantu bakeya, abantu bafite abakozi mu rugo. Ugasanga kubera ko nyine ni umukozi uramuhemba, mubona nk'umuntu uciriritse, uramufata nabi, urateka ibiryo byanyu mukamuhibye ku ruhande, muramubwira nabi, ugasanga nyine mumufata nk'aho atari umuntu. Mbere y'uko ujya gukorera ikintu umuntu, jya ubanza utekereze wowe ugikorewe byagenda gute. Uvuga ngo ari njyewe se nakwishima. So rero reka twirengagize iminsi yacu mibi twagize, duhinduke. Uwirata niyirata Imana. Kwirata Imana ni ugukora iby'Imana ishaka. Ntabwo ari ukuvuga ngo nirasa Imana nk'uko tujye tubyumva mu ndirimbo, oya. Ahubwo ni ugukora iby'Imana ishaka, ku buryo umuntu ukubona kubonamo Imana, ku buryo uhagararira Imana mu isi. We mupapa ube uhagarariye Imana. Nimba utwaye imodoka, najyaga mbyumva nkagira ngo ntibibaho, utwaye imodoka ntumve ko ari we muntu urenze, imvura yaguciye ku bantu bateye ibyondo, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. We kwirata ubwo butunzi ufite, ahubwo wirata Imana. Bivuze ngo ubushimisha n'Imana, ufasha abakene. Twirirwa tuburanaga amadini ngo kuba ngiye kuvuga ngo ADEPR, ngo ndi restoration, ngo ndi umusilamu, ngo ndi umudivantiste, ndi umukatolike. Ntabwo icyo cyo gifite agaciro imbere y'Imana. Nabyo ni byiza kubera ko hari ijambo rivuga ngo uko iminsi mibi irushaho kuza, murushaho guharanira gushaka uburyo mwajya mu materaniro yera, muhure. Ayo materaniro yera abera muri ADEPR, abera muri restoration, abera mu badive, abera mu bagatolika, abera mu baisilamu. Rero ayo
ayo matorero nayo ni mwiza aradufasha muri iyi minsi y'imperuka, ariko ntawe ari byo twirata, kuko Pawulo yarasobanura ngo idini nyakuri ni ugufasha abakene, ni ugufasha imfubyi, ni ugufasha abapfakazi. Rero nagira ngo mbabwire ngo uwirata ntiyirata Imana, kubera ko ngo uwiyogeza ntabwo ibyo ngibyo bishobora kuba successful, ahubwo uw'Imana yogeje. Niyo mpamvu usanga hari abaririmbyi benshi mu Rwanda baririmba neza ariko batazwi, kandi no mu bazwi ugasanga hari abatazwi babarusha. Aho ngaho sinjya kuvuga ngo ntimwasenze, ariko ni Imana nyine iba yavuze ngo uyu ndamushyira kuri uru rwego, uyu mushyire kuri uru rwego mukwiriye. Bivuze ngo ibyo byose bikorwa n'Imana. Rero wikumva kurenza ibyo wabihawe n'Imana. Hari abantu bakora amanywa n'ijoro ariko ntibabigereho. Kuba rero warabigezeho wikumva ngo narakoze cyane, uyego warakoze ni byiza, ariko n'Imana yaragushyigikiye. Rero ubwo butunzi buhimbaze n'Imana, ufasha abakene. Nimba ufite umuryango w'abakene bafashe, nimba ufite ibitenge bitanu tangamo kimwe, nimba ufite uburyo wafasha abantu bigerageza ubikore. Imana idahana umugisha. Turabashimiye rero, nari nababwiye ngo ndababwira ngo tumaze iminsi turi twabahaye ubuhamya bw'uburyo twagaje umwana igihe kinini ku bavutse, hanyuma tugahura n'ibintu bikomeye, tukamara igihe kinini mu bitaro, tuza kuvamo baramubaga ari uruhinja. Narabibabwiye ni byinshi, uburyo umwana wacu yamaze amezi arenga 4 atazi ibere, atazi icyo ari cyo, afite sonde mu zuru, ari uruhinja, nikamamuha baramubaga, arapfuye, yaravutse mara yari mu bihaha, n'ibintu birebire. So ariko Imana irabikora, turataha. Ariko twe tumaze iminsi n'undi twasubiye mu bitaro. Turashimira abantu mwese mukomeje kudushyigikira, mukomeje kudusenyera, mudufasha mu buryo bwa finance, kuko nabyo biba bikeneye kuba mu bitaro, ukenera kwishyura, ukenera amatransport, ibyo kurya. Abantu mwadusuye pe, mwaradusuye, mwaradufashije, kandi n'ubu mukibikora. Imana ibaho umugisha. Twa turi no kumva ijambo ry'Imana ridushishikariza gufasha. Nawe gerageza no kuri mu bitaro haba hari abantu bababaye, nimba ushaka guteka ingemi n'ukagenda ukabaza ni udafite ibiryo utamutanaziranye, ntukajye gusura umuntu kuko ufite umuntu uri mu bitaro uzi gusa, ubipanga ugeje kwitwaza 5,000 gusa ugafasha abantu. So rero ni byiza, twari turi kubashishikariza kuko niyo mirimo izaduherekeza. Wa muntu w'imbere twavuze nibyo bizadufasha, nibyo bizaduherekeza imbere y'Imana, nibyo tuzaherezwa ingororano. Ntabwo uzaherezwa ingororano kuri mwiza, kuri muremure, ko ufite amafaranga, no. Ibyo nabyo ni byiza, ariko dukeneye yuko dushaka n'imirimo izaduherekeza mu bwami bw'Imana. Murakoze cyane, turabakunda. Ni kuri Fisi na Carine, muhabwe umugisha. Mana tugushimiye ko wabanye natwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Dusenze kugira ngo dushyigikire, ntabwo twakishoboza atari wowe bikoze. Turagusabye kugira ngo dushyigikire nk'Imana mu izina rya Yesu, amen. Ciao ciao, bye. Murakoze cyane.